ayamurega se ko batasezeranye narabiyamye toka ajya uzayikubita kwibuye nawe yihombe nese bamamugara ikindi muri interview Oyabureze gato. Yago ngusabye imbabazi yaba ari cyo nakuvuzeho ntabigambiriye yaba ari cyo nakuvuzeho ngambiriye yaba ari cyo rega DJ waranacishijwe ujye ubimenya none nibyo nshaka kuvuga ariko sereka kumvugira oyaga yewe nakuvugire cyo wa muntu umuranda agarutse uri kumva oya Yago waramubabaje musaba imbabazi nkuko wabyifuje oya amazi igihe abisaba rwose ngo abantu bamusaba imbabazi ku macana ko reka nkubwize ukuri mbabarira aho uraho ngaho mu buzima bwawe wumve yuko ngiye umutima wanjye kuri wowe urakeye nciye bugufi ngusabye imbabazi yaba ari cyo nakuvuzeho kitari ngombwa yaba ari cyo nagambiriye cyangwa nagambiriye yaba ari ibyo nijanditsemo cyangwa nagombaga kwijandikamo yaba ari mbega mu ngeri zose ngusabye imbabazi nkunda abagabo kuri rwa rwego nabaye addicted y'umugabo Oya. urumva umuntu bizababaza kuko nkunda abagabo aziyahure akiyamunga azagenda agiye kwimanika ara kunuza ku gasengero Nibyo ko kurasambana. ngenda bikunda pe ntago nabihakana Uzasambane wabiherera uburenganzira. ninde umereza uburenganzira hari utegeka umubiri wanjye hari uwitonze hari utegeka hari ushinzwe umubiri wanjye ku buryo awutegeka akawugenga wakamubajije Mavenge Sudi ukamubaza Makoni Koshwa ukamubaza ba Jean Christophe Matata kuko iyo niyo myaka ye hoye ariko kuko ntago ushobora gufata umuntu wo muri analogue ngo maze ujya muri digital urumva kuko kugeza wakanya tuvugisha ukuri none se Skovia harandi makuru abazi usibye amakuru ya y'Iburasirazuba bwa Kongo harandi makuru Skovia azi oya vugisha ukuri nari mu mwuga w'itangazamakuru uzamubaze nta kigusubiza njyewe nta kigusubiza mbivugiye imbere ya kamera cyangwa se nushaka mu telefone kuko nomero zurazifite nushaka none mu telefone umubaza utu nuhe munyamakuru akoze ibikorwa by'indashyikirwa mu itangazamakuru umudamu kwisi iyo record ye cyangwa se kugahigo ke nta uragaca nabigusubiza nge ndava mu gihugu none hanga ndeke kwitwa umunyarwanda ntashobora kubimenya kuko we nabikubwiye niyo umwitegereje Skovia ni muzima ni self made n'umuntu wirwanyeho ndanabikunda nkunda umuntu wasoringa ariko harandi makuru adafite bitewe nuko ni umuntu wo muri analogue bizi saha Brian agiye akaregirishano na cano yakoreye icyo kiganiro kubera ko yavugiye ayo magambo siho yakoreye ikiganiro nyomoza ko byari prank yego nahari bamuhaye amafaranga ngo ajye gutanga icyo kiganiro cyemeza ko Brian yamufashe ku ngufu yagiye muri anniversaire ya Tasha uranyumvira hisi igeze yego wa mukobwa wiyambitse urubwa urwambitse nande ngo n'umumama ubwo wa mugore we bafata ku ngufu we umugabo wawe urajya kumubwira ko yagiye muri ntabwo amubonye se n'isura dore n'ubu iyi ni karashika y'Ikigali umuntu bita Skovia bamubajije gushara avuga ati hapi kabisa ibyo bintu nanjye mba narabibonye ariko nagaba ari ibintu birenze kuko nagaba ari umunyamakuru w'imyidagaduro bari umunyamakuru wo mu masasu intambara ibiki n'ibiki birumvikana ntago wamurenganya byumvikana ariko nawe nk'umusirikare mukuru bagomba kukumenya uya umusirikare mukuru ariko wo ku muhanda ntabwo ndi umusirikare wo mu ishyamba mfite umujinya nenda guturika n'umutima agomba nshaka ko umupeti wanjye yiga kuvuga papa akiri mu rugo abagomba kubyigira ku ishuri none icyo nibaza ngo ujye umukoreshaho mu waka ibireme yigamo n'insazi ibifaransa buriya bari insazi kuko buriya twebwe tuba twarageze amahirwe natakwita nk'aho ari amahirwe yadanje kuko niba ubyibuka twebwe mu gihe twiga mu ndimi zingahe mu ndimi ebyiri igifaransa n'icyongereza ariko cyane cyane dukoresha igifaransa tugezemo hagati igifaransa bagikuraho tugikomeza mu cyongereza urumva rero banzi bwa bonjour bonsoir comment tu vas ikibuntu nk'ubwo amahomo akayakoreshwa na mama we bibaye ngombwa ko ari wowe uyikoresha uwo munsi mama adahari muhereza ibitabo bye muhereza udukaramu ahitanya muri studio ko yanita mukubita lenge nkamubwira ati rero ihangane mfite projet ngomba gusohora vuba cyane wewe urwana n'amaprojet yawe yo mu ishuri nanjye mirwana n'amaprojet yagiye imihogo
akakubwira ati bushari mukuru ati ndabashaka ko bati papa ndashaka no mesha wo muwaka none bahita devoir au domicile arabizi ntago arabizi ko papa we imicyongereza abafite nawe abafite amahomework yiwe amureba abavuga ati vie nawe homework ze zirenda ko buita ntabwo nabona abo mbomora hariya kandi hariya ngo iyo ubaye umusinzi bahita bagupakiza indege ku kanya bakakugarura muri Afurika. Ibyo bintu tujye kubomora ngiye nkunda kwibomorera kandi urumva umubomozi w'umuzungu ari abahenzi. Yo, what's up, gang? Maître Nzovo. Mr. Elephant. Mr. Elephant. Well, that's massive. That's massive. That's crazy. That's crazy. All right, Nzovu. Ndashaka kumenya, like, how much is your outfit? Ngo cyeko zo bivuga mu Kinyarwanda. Ubona narise. Icyango wambaye gihagaze ngahe? Cyo guhera ku nkweto. Cyangwe? Inkweto. 25. 25. Ipantaro? 10,000. Jacket? Jacket ntago ariyo naguze n'umuntu wo mu diaspora uri hano i Kigali wayimpaye. Ariko uriya jacket ivuye nko muri Amerika ibihenze. Amadolari 200. Yabihagaze nk'amadolari 200 nk'uko Jesse nziza y'u Rwanda Jesse y'amavubi ihagaze 20,000. 20,000. Mu byose mwambaye angahe? 25, 10,035, 55, mpagaze n'ibihumbi mfitemo na bogisa mpagaze nka 200. Ibihumbi 200. Mfite bogisa nziza cyane ihenda cyane. Calvin Craig. Yakamwa ni ntiyayamba. Kwereke atayamba. Oya ntabwo yayamba. Nzo bumva hano mu Rwanda ukajyaye handi. Oya. Nge nta handi najya kuko Kigali yacu iraryoshye nayimeze nkaho bita ngo muri Amerika cyangwa muri Canada. Kigali yacu iraryoshye cyane cyane iyo ufite akazi ukaba utari umushomeri ukaba winjiza amafaranga. Ese ntabwo ajya gukorera mu Burayi? Burengeho ya nzagumana i Kigali. Kuko Kigali ndashaka kuzakujyana mu Bushinwa na Sony Education. Ntabwo nabona abashinwa mbomora. Ibyo bintu aruvuze? Ntabwo nabona abo mbomora hariya. Kandi hariya ngo iyo ubaye umusinzi bahita bagupakiza indege ku kanya bakakugarura muri Afurika. Ibyo bintu tujye kubomora ngiye nkunda kwibomorera kandi urumva umubomozi w'umuzungu ari abahenzi. Wowe uzagiye wenyine nubwo bavuga ngo uranyishyura indege sinajya muri Amerika.